Mwene data udukurikira kuri chaîne kuri ijambo dusoma, uyu munsi tuzanye amayerekwa twahuye nayo Imana yaduhishuriye ku bintu bijyanye n'abantu bari mu madini, ndetse byagaragaraga nk'imfungwa mu buryo ngiye gusobanura, ndetse nabonaga ari imfungwa z'ibice bibiri. Imfungwa ya mbere ni imfungwa yakatiwe, iya kabiri ni itarakatiwe. Bivuze iki rero? Nari ndi ahantu ntasinziriye ndi maso, abazi Kimironko hafi na Beka niho nari mpagaze, byari ku manywa, ntasinziriye ntarota, ngiye kubona mbona abafungwa bandi imbere. Hanyuma ijwi rirambwira ngo aba bose ubona ni abantu bafungiye mu madini. Hanyuma rero abantu bafunze hakurikijwe imyemerere yawe. Ushobora kuba ufungiye muri Isilamu kuko wizeye imyemerere ya Isilamu. Ushobora kandi kuba ufungiye muri ADPR kubera imyemerere yawe. Ushobora kuba ufungiye muri Kiliziya cyangwa mu zindi church. Ahangaha rero nahawe ubusobanuro hakurikijwe uko izo mfungwa zimeze. Nagiye kubona mbona abayoboye ayo madini, nsobanurwa ngo nabakuriye imfungwa cyangwa abacungagereza. Hanyuma imfungwa zikatiye bafite imyenda yabo bambara itandukanye n'iy'abandi. Ni abantu barangije kwiyakira, bakaba bagendera ku mihango y'idini, bakaba byarabakoronije, byarababase ku buryo bumva aribwo buzima bwabo, ndetse babeshywe neza ko inzira ijya mu ijuru uca mu idini rikakugeza kuri Yesu, hanyuma Yesu akakujyana mu ijuru. Abo bantu rero ni abantu barangije gukatirwa, ariko hari imbabazi zikibategereje. Imana yarambwiye ngo imbabazi za Yesu nizo zonyine zabasha kubafungura muri ububata bwa Satani. Hanyuma ikindi nagiye kubona, mbona abo batakatiwe ni abantu baba mu idini, bakaba bafungiye hakurikijwe imyizerere bakiriye. Ariko abo bantu bafite amahirwe yo kuba bavamo cyane, kuko bamenye ukuri bashobora guhita babaturwa. Ni abantu babasha bakajya gusenga ku musozi, bakiriza ubusa, bakaba barabatijwe kandi bakakira ifunguro ryera, ariko aba bantu bakaba bakiri ku mihango n'imigenzo y'idini, nabo barafunze. Muri izi mfungwa rero hari uburyo imfungwa zibaho. Imfungwa zigenerwa ibyo kurya, zikagenerwa imyambaro, ntago zitekerereza, ntago zishobora gukoresha telefoni, ndetse ntizishobora gukoresha n'amafaranga. Aba bantu bamwe bigishijwe ko amafaranga bagomba kuzana bakayagabana nabo bacunga izo gereza, aribo bayobozi b'amadini. Niko umwuka binsobanuriraga. Ibi ngibi ntiwabihishurirwa udafungukiwe n'amaso y'umwuka. Mu gihe abantu benshi muri ino minsi barimo kugenda bashakisha ubwenge, bakabaza icyo bita AI, cyangwa ngo bagakoresha application yitwa ChatGPT, ukayibaza buri kimwe cyose. Ntago abakristo rero ari ibyo ngibyo tubaza, ahubwo ushobora kwicara cyangwa ukaryama nijoro usinziriye, ugahishurirwa, ukamenya imihagararire n'imitekerereze n'imyicarire y'abantu. Iki ngiki umwuka yashatse gusobanura rero, yarashatse kutwereka uko itorero ryo muri ino minsi rihagaze. Impamvu turi kuvuga ibi bintu, turagira ngo wowe mukristo ubyumva, nibura ubashe gukuramo akaye karenge. Nibura ucyumva ubu butumwa, turagukangurira ko ukuramo akaye karenge. Iyi nkuru y'abantu bafungiye muri aya magereza rero yitwa amadini, nuko twayibonye. Hanyuma abayayoboye bitwa abacungagereza. Hanyuma kandi iyi gereza yitwa idini ifite diregiteri wayo ariwe Satani. Hanyuma ikindi narabwiwe ngo babwire ngo Yesu nta mushinga w'idini yasize, ahubwo yasize itorero, naryo ryari rifite inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Hanyuma bakamenyesha abantu ko ingoma ye yegereje, ndetse aje kubabatura, bakabwiriza iby'agakiza n'ibyo gukiranuka. N'iryari Imana yigeze itegeka abantu kubaka urusengero? Imana yigeze ibitegeka Dawidi mu isezerano rya kera, ariko nawe ntiyabwubatse kuko yari yarakoze ibyaha byinshi, yari afite amaraso mu biganza. Hanyuma Imana isaba ko Salomo ari uzubaka urusengero. Urwo rusengero rwaje kubakwa, nyuma ruza gusenywa biturutse no mu buhanuzi, kandi urwo rusengero rwari rufite icyo rushushanyaga. Yesu yaravuze ngo urusengero bazarusenya, ntawe rizasigara rigeretse ku rindi. Yasobanuraga iki rero? yasobanuraga ko urwo rusengero rw'i Yerusalemu ruzasenywa, ariko hari urundi rusengero abantu bashaka gusenya akarwubaka mu minsi 3.
yavugaga rero we ubwe ko ari urusengero azaza bakamwica nyuma y'iminsi 3 akazuka kandi abantu bakabaho. Bivuze iki rero? Mu isezerano rishya nta hantu Yesu yigeze akangurira abantu kubaka insengero, mu gihe ubu turimo kubaka imiturirwa n'inzu zigezweho zijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi cyangwa zijyanye bishingiye ku mabwiriza ya leta. Ibi nabyo kubikora ni byiza, ariko ni ukwishyira muri gereza, ni ukwifungira muri gereza. Ibi ndimo kubibwira abantu kugira ngo babashe kumva. Hari umugabo byigeze kubaho, yari umukristo afungiye mu idini, hanyuma yarigishijwe ko azajya azana amafaranga, icya 10 yahembwaga miliyoni 10, hanyuma akajya azana miliyoni akayiha pasitori. Umunsi umwe ngo arwaza nyina ararwara, yanga kumuvuza, amafaranga yabitse kuri konte ngo azayashyira pasitori. Byari bisobanuye iki se? Byari bivuze ko we yari yiringiye ko amafaranga azajya kuyihera umunyedini, hanyuma nyina ntiyavuzwa, biza kurangirana nyina apfuye kubera idini. Hanyuma ikindi, izi mfungwa zifungiye mu madini hari ibintu zitemerewe. Ntago zemerewe gusoma cyangwa kubwirwa ijambo ry'Imana ry'ukuri. Hamwe na hamwe barabasomera bakabasobanura uko babyumva, ariko uyu munsi numara kumenya ukuri urabatuka, we watera intambwe yo kugera mu bugingo. Abantu benshi ubugingo bwabo babushyize mu kaga. Nje kukubwira ngo kura ubugingo bwawe mu kaga, kuramo akawe karenge, kiza amagara yawe ubashe kubaho. Nshuti mwene data rero, ubutumwa turi kuvuga ntago ari ubutumwa bureba idini rimwe, kuko hari amadini menshi kandi twagombye kuba turi mu itorero rimwe. Itorero rimwe ni irya Kristo, ritanduye, ridakora ibyaha, ryejejwe kandi riri mu ibanga. Kumenya kuri ririmo rero ni ukubasha kumenya ukuntu wakwivangura no kwicangura muri iri dini. Hari n'abantu benshi bajya babeshwa ngo itorero rya Kristo ngo rihishe mu madini. Ntago rihishe mu madini, icyo ni ikinyoma. Itorero rya Kristo riri ukwaryo, riri mu ibanga. Hanyuma ikindi, hari abantu bagerageje gutunganya iby'idini, ndetse Hezekiya ngo atunganyije iby'idini cyane, yaragerageje. Mu bantu bagerageje nawe arimo, ariko amaze kubwirwa n'Imana ngo narage atanga ibye kuko agiye gupfa, yafashe umwanzuro wo guhindukira, yibuka ko hari imirimo atari yakora. Imana imwongera iminsi yo kubaho, ariko yipangura muri gahunda z'idini, ahubwo yumva ko agomba gukora kandi agakora imirimo izahemberwa. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro ko ibi nabyo ubyumvise. Ikindi kiri kubera muri ano madini, hari imyuka mibi bahamagara ikaza ikabakoresha muri iyo gereza. Nta rundi rurimi bakoresha, bahamagara umwuka witwa Holy Ghost, bagahamagara umwuka witwa fire, bagakoreshwa n'ibi ngibi. Ikaza igakora ibitangaza, ikaza ikavuga, ikaza igatura abantu hasi, bakumva ko ari aho hantu bari niho kandi bari mu ijuru. Hanyuma ikindi, iyo usomye muri Yesaya 52 umurongo wa 11 aravuga ngo nimugende musohokemo kandi nimukore ku kintu cyose gihumanya, musohoke muri iyo Babuloni, muvemo hagati, hanyuma mukize amagara yanyu. N'aya magambo atumye nzana ubu butumwa. Inkuru nziza rero ikomeye muri no minsi nahawe nyuma y'iri hishurirwa. Imana yambwiye ko igiye gufungura abantu muri ayo magereza y'amadini, hanyuma umwuka wera akajya bazaho gake gake, agafungura umuntu umwe, hanyuma akabona ubugingo. Ikindi kintu gikomeye kandi kinababaje gitumye nkubwira nkanagukangurira kuva muri iri dini no kwitandukanya naryo, ni ikintu gikomeye. Mwabeshywe, bababwiye ko mu idini ariho bagomba kuzagushyingura, bakabwira ko ariho bagomba kuzagushyingira, bakakubwira ko ariho bagomba kuzagukorera buri kimwe cyose, bakanakubatiza. Ibyo bintu rero nibyo byatumye bikomveka abantu benshi, bakumva ko hanze mu bundi buzima bwo kwizera Kristo ibyo ngibyo nta kundi kuntu wabibona. Ariko ibi nabyo ni uburyo bwo kwikururira abantu, bababeshya iki kinyoma. Ikindi bakabaha amabwiriza, utagendeye ku mabwiriza y'idini, utagendeye ku mihango yayo, barakujugunya bakaguta hanze hariya. Bivuze iki rero? Ntabwo mu itorero nabo ubwabo bita ku bantu babo. Icyambere, mu itorero rya mbere mu gihe cy'akarengane, iyo umukristo yapfaga baramushyinguraga. Ariko bamushyinguraga gute? Bari barababwiye bati uzajya apfa akabona ageze ku munota wa nyuma, nibura ajya apfa apfumbatije ibuye, nituza kureba mu mirambo iri aho hose, nidusanga upfumbatije ibuye tuzamenya ko wapfuye ukibyizeye, hanyuma tugushyingure mu cyubahiro. Ibyo barabigerageza. Ariko muri ino minsi abantu bose, abakomeye n'aboroheje, barajyanwa mu nsengero,
bagakorerwa misa, bakabakorera imihango itandukanye, kubera ko idini ni ikintu ryubatse. Ntabwo abantu bafungiyemo babasha kumenya ko ibyo bintu nabyo ari amayeri yo gufata abantu bugwate. Nshuti mwene data, ibi bintu mvuze byari bikomeye, ariko nje kubwira ngo hagiye kuza ububyutse muri Afurika, ndetse buzagera ku bantu benshi, ariko buzabatura abantu mu madini, buzanafunguza abantu muri aya magereza y'amadini. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire, kandi ubwo bubyutse nibuza, impamvu buje ni iki? Ni uko igihe cyo gutwara itorero cyegereje, ni uko igihe cy'imperuka y'itorero kigeze. Hanyuma imperuka y'isi nayo irakomanga, ndetse n'imperuka yawe ku mubiri irakomanga. Nshuti mwene data, nje kubwira ngo uyu munsi niba ugihumeka uw'abazima, niba ucyumva kandi uteze amatwi ururimi rw'Ikinyarwanda, nagira ngo mvuge ubutumwa burakureba. Impamvu natwe tubivuze, ndabizi neza ko ushobora kuzaca kuri iyi shene wigendera, ukumva ibyo ari byo. Hanyuma niba ari ubwa mbere unayibonye, kanda subscribe, kuko hari n'ibindi bintu bizaza uzagenda umenya, kuko twebwe tuvuga iby'ukuri kandi ibyo duhishuriwe. Uzasanga ukurikiranaho amasengesho n'ubutumwa bwiza bw'ukuri. Hanyuma ibitari ukuri twabiteye ishoti, turashaka kubwiza abantu ukuri, hanyuma igihe kikagera tukarangiza umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana ureze, ni igihe cyo gusarura, kandi ibisarurwa ni byinshi. Mwakira amagambo y'Imana.